ariko uzi ko uzapfa vuba meze nibazaga ahantu nari nabitekereje kuri hanze mbanza kuzanira akaji meze oh my gosh biri ahantu heza cheers first cheers baby enjoy thank you ndetse ko mbona nazi ukuntu umeze umuriro meze neza pe umuriro biragaragara ko utameze neza n'iki habaye ntacyo really ahubwo meze wicenga ko mbona nta mood shabiri reka umubwire ejo buriya nuko numvaga nawe utorohewe numva ntabwo ari ngombwa kukubwira be mama yongera arampamagara kenshi mama yongera arampamagara arambaza se bite nanubu byanshanze ikibazo rero ndamwumva ariko se bigende bite benge ndabona solution ihari ni ukujya kwivuza kubera ko ikibazo gihari urakizi ndakizi kandi ntabwo twajya imbere ya mama na famiye muri rusange tubabwire ngo ariko ibyiza ni uko wakwivuza ukajya kwa muganga reka nanjye ntabwo nanjye kwivuza sinanze no kuba muzima ariko ubuvuzi ni process I know none se ndakomeza gucengana na mama kugeza ryari noneho ko ataramenya n'iki kibazo cy'uko urwaye utameze neza murizo ariko twebwe tugomba gukomera ndabizi twe nta kibazo ariko ikibazo ni umubyeyi wanjye nawe mama kandi nawe nawe turamusengera agomba kubyumva kuko none se turabyumva ikimbere mama wanjye pe yawe ikibazo arashaka umwuzukuru urabizi ko ari njye mwana umwe mu rugo yumva nkubwire ubuvuzi bwose urabizi ndi kubugerageza ariko nawe ugomba gukomera ku bwanjye ikibazo mama ndakomeza nanjye mfite inshuti zanjye nanjye ziranseka ntabwo wabinyereka ariko barwema baranseka nanjye ngewe bitabaye mama kuno tumeze njye ntacyo byari bintwaye nanjye ibimba ndi kuvuga ni pressure zawe ariko ngera ukomere hasi twongere tugerageze amahirwe turebe amahirwe ahari ni ukujya kwivuza no gusenga ahi no kutameze neza niyo mpamvu rero nanze kubikubwira uzi neza ikibazo ufite sheri wanjye bimbwira sibyo ntukagire ubwoba bwo kugira ikintu umbwira twasezeranye kubana muri byiza no mu bibi sibyo so komera ibi bihe turi gucamo bizarangira sibyo and umugore wanjye turazanye twakundanye igihe kitari gito ntabwo ari njye wahise muri agisida ntabwo ari njye wahamagaye uburwayi nzamera neza sibyo igisigaye no kubibwira mama rero tukabimwumvisha mama w'umuretse tuzamubwira tubona ubuvuzi byanze mama tuzamubwira reka tubanze twite ku kibazo kimwe banze bakuvure umere neza that's my wife ibindi bizabera yes ndaza kukubwira yego andi makuru se sawa
sawa. Chef. Rumasa. Sasa ibi ni ibiki utangiye wowe? Reba ni akazi kanjye chef. Kurya izi protocole zose nta mpamvu. None se ninagufungurira uri boss? Oya njye ntabwo ndi boss wawe. Uri iki none? Njye ntabwo ndi boss wawe. Wamaze kuba umuryango. Aka nakazi niko gakorwa. Ndabyumva ariko wigeze utwara aba ministre y'aba nageze kugerageza gutwara abayobozi wenda ntabwo byageze mu ba ministre ariko naragerageje. Isoke nzajya nifungurira ariko thank you. Nta kibazo kabisa. Kandi ukora akazi kawe neza. Urakoze cyane. Se imodoka niyo ukunda gusa iriya yindi. Oya iyo nje uriya mukobwa ni ampa urufunguzo rw'iya kenshi. Ntabwo nari nzi ziriya twazitwara ariko nta kibazo. Koko nawe. Si ku kazi nk'ibisanzwe se? Ahubwo hari ahantu uzi umuntu yajya kitekerezaho. Umva ndi kubikubaza nk'umuntu yego ntwara ariko ugenda ahantu henshi mba narahagiye ariko hari aho wandusha hashyashya. Se nka boss ukeneye ko nkugeza nk'igisenyi wenda nko ku mazi Rubavu. Gisenyi ukeneye hano hafi hajemo protocole nyinshi sinabwiye umudamu kandi urabizi. None se boss ubundi niba atari rega nawe munsi washatse uzabyumva ntago ari ugupfa gukora ibintu banga ni amahoro kuko ngewe ibyo bintu mbizi ku bantu bafite ikibazo wenda no mu rugo nk'ahantu nk'aha. Oya ni amahoro uko numva nshaka kwitekerezaho ntacyo twahashaka ahubwo muri make mu gitondo nuko nasanze mwari mukiryamye imodoka yari ifite ibibazo hano aha mu mapine ntabwo ifunze neza muri aya mapine mo gutya n'inyuma hanyuma turamutse tubaye tujya no gushaka ahantu nk'aho ndumva twakongeramo amavuta makeya ntabwo. Ibyo ngibyo wenda maintenance z'amapine zishobora kutagira gusa ibyiza nuko twazifunga zose nimugoroba nayizanyeho ncyuye bari abashyitsi. Ibyo byo ntubigireho ikibazo. Uramwibuka wa muvandimwe wanjye witwa Rwema? Kwa Rwema. Wenda tumaze kugera aho hantu ushaka kunjyana ukihatekerezaho sibyo naguhuza nawe mukavugana akaguha amafaranga akagenda akabikoresha. Ariko ubwo hagati aho iby'imodoka wenda tunarorereye. Wembwira ibibazo byose. Ubwo nandi gutekereza abantu warongeye nakujyana n'ukuri. None ntibikuru ubaye ukeneye hanze ya Kigali wenda hatari kure nabyo byaba byiza. Hahese dushaka kujya Bugesera ahantu nzi wakwicara ukamera neza. Hari n'akayaga gatoya wenda katagize cyane ariko ni heza wahashima nta kibazo. Ubwo nturi kuvuga hano za Gashora? Hirya gatoya ntabwo turi burenge Gashora. Muri Gashora ntabwo turi buharenge. Ni heza mbona hagezeho rimwe. Ni kuri uyu muhanda mushyashya ujya Gatsibo? Yego ni muri izo nce. Ndahasi. Hariya rero ubaye uhazi nagupropoza ahandi za Nyacyonga ahantu nzi hari ututari twiza tumeze neza. Aho ngaho ndumva atari na kure ya hano mu rugo. Ubwo twabanza nkakugezayo nkabona kujya gukoresha imodoka. Urumva ikikorohera we ni ikihe? Jya wisanzura. Ndumva nakugezayo ubundi nkajya gukoresha imodoka. Niba nze kuza kugufata wenda ngukiye. Niba nta bibazo byaguteza nta kibazo turagerageza. Rero uriya muvandimwe twaje kare tuyicara ariko nkongi muvandimwe buriya ntari ikintu mba nakubaje buriya ese ubuzima bwawe bihagaze gute? Rwema muvandimwe se ntabwo meze neza mu rugo, ntabwo meze neza. Gute se? Hari amakuru menshi hari n'ayo misha.
nyine biba biri ngombwa kuba hari ayo wamisha ariko cyane cya kibazo nyine nawe uzi cya kibazo nawe uzi urabizi nifitiye umugore mwiza nkunda nuko habayeho biriya bibazo nyine ariko ntabwo bimeze neza umuryango we ntabwo umereye neza urabizi kugeza na n'ubu nta rubyaro kubera cya kibazo ntabwo nyine bimeze neza muri rusange ariko buriya ikintu twakora ni iki se kugira ngo buriya byaba byiza reka ubimubwiye kuko buriya abagore yego bagira amarangamutima yoroshye ariko ubimubwiye ntabwo ari ngombwa ngo uhite ubirekura byose wamubwira kimwe kimwe gake gake ugenda ubimusatiriza ngaho ngira inama mbimubwire nte rero ngira inama mbimubwire nte ndabizi murakundana yego rega umugore wanjye kuba dukundana kuba nkunda ntabwo mbishidikanyaho kandi nawe urabizi ko mukunda ndabizi ntabwo nawe naramutegereje kiriya gihe cyose yaragiye kwiga ngo ndamukunda arananyumva n'ikibazo ahubwo namubwira nte kiriya kibazo nawe uzi umugore wawe kuba gukunda niyo ngingo ya mbere yonyine ufite ikurengera yo kuba yakumva 100%. kandi ibintu byose iyo bitwaye gake biba byiza wowe urasabwa muri ino minsi kugenda umwegera gake umuhishuriraho ese wari wamubwira rya banga ry'uko nibyo nakubwiraga reka nibyo nakubwiraga ndibaza nzamuhera he mbimubwira kandi aricyo kibazo nyamukuru none afite mabukwe hariya niwe umumereye nabi birumvikana ariko urwo mukundana uriya mwana yabiha agaciro kandi yakumva mugashaka n'undi muti kuko umuryango birashoboka yuko ukeneye ibyo kandi nawe urabizi uriya muryango waragufashije byo ndabizirikana nayo mpamvu mba ntekereza ahantu nahera mbibwira umugore wanjye kandi ndabizi nawe ndamutse mbimubwiye ntabwo yatinda kubibwira umuryango gusa reka hamwe no gusenga reka tubiharire Imana ahubwo mbwira biti bizinesi bimeze bite bizinesi urumva ni sawa biragenda cyane ko muri iyi minsi y'amafaranga uyafite bizinesi zirahari ni nyinshi nakumvisha amafaranga urimo uraya banza ubone ubuzima bwawe kuko ubuzima ni bwo bwa mbere aya bizagenda neza ushaka ukuntu bizagenda neza mwana umugushe neza umuganirize Chibi ibiki ko warangaye woneye amatsiko nategereje ntacyo reka mbe mbyihoreye ibi ariko umugore wanjye rero ngira surprise dufite ubizi ko ngukunda se hari ikirenze iki oya dushyirire hano ahantu ni kure ko nta foke ko nta foke utuzaniye oya isoke byihorere ndabona amaronji utigeze uyatonora nta kibazo kandi urakoze mbere kuko yarananiye pe ngiye dukeneye undi mukozi ngiye ntabwo nabishobora koko reka tumwihoreye ngeneye surprise yanjye ndabona bateguye n'ibintu byiza ariko ni umusazi ari kazi gutegura okay thank you enjoy rero ndikumva nta kintu nashyira mu kanwa utarambwira ko ndabizi wanteguriye agasiripurize kaba kameze neza ntacyo ibi ngibi n'ubundi bihoraho nta kwanga kumusuzugura koko ariko umugore wanjye rero ikintu nshaka kukubwira kirakomeye kandi mbere ya byose ndagira ngo mbanze gusaba imbabazi kubera ko ni ikintu twabanye mbizi ko nkifite ariko kubera ko nagukundaga nawe wanyeretse ko nkunda ntabwo nari kureka ngo ncike uko byamera kose ndashaka kugushimira yuko wankunze ukundi
Ntego ndagukunda kandi cyane. Uri umugore mwiza ukwiriye ibintu byiza ariko sheri wanjye ndakwinginze this time nkeneye yuko unyumva kuruta uko wigeze unyumva ariko njye iteka kubera ko nutanyumva this time nabyirengagiza byose naniyaho ngenda ari kubwawe. thank you ariko nkonera ubwoba. reka mfukame hari icyo bigutwaye si surprise abafite niyo wankaye. reka mfukame sheri Okay. sinzi aho nabihera numva nta n'imbaraga zo kureba mu maso mfite ariko umugore wanjye niga muri universite maze kubona perimi nabonye akazi muri byiza se byari byiza ariko byaje kuba bibi inyuma nakoze impanuka bimbwiramo ubumuga bwa burundu bw'uko ntashobora kubyara. What? Uvuze? And I'm sorry. Okay, you're joking. I think this is a prank. Can you say we're pranking? Byantwaye igihe kirekire kugira ngo nkubwire iri banga ariko ndakwinginze ndapfukamye imbere yawe. Ni ubwa mbere igihe twateretaniye igihe twamenyaniye paka tubanye ni ubwa mbere nyine ushobora kuba uri kunkorera prank nawe uri kumbishya bishaka mbwira surprise wari waneguriye ikakumbishya ikibazo cyo kirahari ariko ni ikibazo tuzi ko imbaraga nyinshi kugira ngo nkubwire ibi bintu. No joking. Wimbwire iryo jambo pe ntabwo nshobora kubyara. Please, you need to understand. Igihe cyose duteretana ntabwo ibibazo bw'ibintu. Ongeraho ko twakoze n'ubukwe. Dukora n'ubukwe turabana. Mama nirirwa amuhereza impamvu zitumvikana. Nzi neza ko igihe kimwe Imana izagira ikidukorera. Oya birakabije pe. Reba duteretana poka dupanga mariage. Bigera aho tumaranye imyaka 2. Ntabwo nawe kureka. Oya ntabwo byakora basi bari no kubimbwira tukabana nzi ikibazo ufite ko n'undi naragukunda. Tuvuga kunyanga. Tuvuga kureta. Ntabwo byakunda kuri iyi nshuro wararengere ntakiri ibaza ubuzima bwacu nta mwana tuzagira bizamara iki ibintu byose turimo byose nta kintu bisobanuye mu gihe nta muntu uzadukomokaho sibyo. Sorry. No, ntunkoreho please ntunkoreho ndakwinginze ntunkoreho ntabwo mbishaka uri umwana mubi. Nzabwira mama gute guko mama nzamubwira gute. I'm sorry. Ntabwo bikunda pe kuri iyi nshuro ntabwo bikunda gukunda ariko iki kintu wankoreye ni nko kunyicuro ubuzima bwanjye bwose nirushye ko nazigera mbona umwana. I'm sorry, honey. It's enough. Babe, I want to be alone. Please, no. Babe. I can't. Hey. No. Jesus. What have I done to myself?